hano ari waje ntaco cece nakumena ku gahanga wowe ibyo ngibyo uri kuzana uri kuzana ibyo wabona reka mbareke mu rwari uzo muri ukamushaka kurwana ni mu jewe uko waba umeze kose ntago wankanga wowe uranzira muri ukaza kunkanga gusha iwawe ko waba umeze kose cyane ware Hello guys, mumeze mute? Tumeze neza natwe, ibintu byose ni amahoro. Turashima Imana muri make, turashima Rurema. Nagarutse ni Oliver. Kuri yacu no yanyu mukunda cyane. Turabasusurutsa, nishimira ko mukunda ibiganiro byacu, nishimira ko mukunda ibintu dukora mu by'ukuri umva. Ndabibashimira kandi nkabishimira n'Imana. Nanjye uyu munsi nabazaniye akantu kagashya kagapranka kadasanzwe gafite umuriro kuburyohe icyo cyo umuntu uri busibe kureba iyi prank shana na prank ari mumenye azaba yarabonye mu buzima bwe kuko ndashaka kureba reaction ya James ndashaka kumutungura nkamukorera ikintu kimu kora ku mutima kikamukorogosha ntaza kureba ukuntu ari buze kubyitwaramo se muri comment nyabona mushyiraho ngo ngaragukunda ngaritonda none ndashaka kureba ubwitonzi bwe aho bugarukira Imana ize kumfasha ntiyivemo usibye ko no buzima basanzwe aritonda uyu munsi rero nabazaniye umuntu w'umushyitsi hari izuba ryinshi byadanje niyo mpamvu nari namuretse ngo abe gumye mu modoka ni umushyitsi nifashishije kugira ngo aze gufasha muri iyi plaka aze kugira ngo afashe kugira ngo tuze kuyikora neza nyine njye ubwanjye njyenyine nabonye bamubonye umuntu ni umushyitsi wanjye kuva kera cyane rero uyu munsi nagize ngo dukorane iyo prank James ntago amuzi gusa ndashaka anamboneraho kumumenya ariko aramumenya prank yarangiye tayari yarangije kugira amakoba gakeya namuhamagaye ndavuga ati Joel wakabyara we wamfashije kuzi ibyo nkora ukamfasha ukaza kumfasha muri aka kantu aranyemereye rero ndavuga ati okay aranyemereye ndashaka kugira ngo dukange umuntu bita James abakunzi biwe mwihangane kuko tugiye kumuriza noneho amarira tuyabona aza gushyira kandi none timu yanjye ndabashimira mumba hafi buri gihe nabakoreye akantu keza murishima turaza gucelebrate umunsi rero turakora akantu kameze gute tugiye gukora akantu n'umunsi ngiye kumuha ikintu gikomeye byadanje wibaze nawe ikintu cyatumye nza kuri iri zuba we uziko nari izuba riri kunkubita sinzi niba amaso yanjye muri kuyabona Pito twico dutoya rari barasinziriye sinzi niba muri kumbona ariko ndagira ngo tumukorera akantu James tumusize mu nzu ngiyewe musize mu nzu uyu karinjira nje kumufata ku muhanda ntazana na kamera kugira ngo nyine tumutungure kugira ngo nze kumutungura siza ari mu cyumba namubwiye ko dufite umushyitsi gusa sinamubwiye ngo nuwari we namubwiye nyine njye mfite umushyitsi uri buza kudusura arambwa okay nyine ubwo yende bwazikari babashuti bagiye babakobwa babaki ndaza kureba ko nari bwikange abonye ari umusore noneho ikiruta ibindi ndashaka kumubeshya namubwiye ati uyu ni ex wanjye rwose nese tumukira ntago tumukira none ntago tumukira kusetse oya nta kibazo umva ndashaka uze kwigira nyine nk'umuntu ex wigira amaseri ukuntu wigira nkaho nyine waje gusura sheri wawe wa kera kubize rero ntabwo uri buze kumusuzugura njye ndaza gukora utuntu nyine twere turakazamo James dutuma fuha mukuru ndashaka gushaka kureba ese koko afuha bingana iki kuko nje aba XBP mu byukuri kereka ubu atambwiye ngaraza kudusura shano kwinda mwakira ko mbazi ko ntabirenze ahko ndashaka kureba se basi ngewe nanjye niko bifata arumva ko nyine nanjye nta relationship yanjye n'aba ex irimo buryo yansura akabifata nk'ibintu bisanzwe ngashaka kuya se koko ko ntakira nkumva ko niba mbwiye ngo ni umu ex ndi bumve kandi umu ex koko nanjye niko biri buze kumira uyu guys nagari ex wanjye mu byukuri no cyane bisanzwe rero ndashaka kumwita umu ex wanjye muri aka kanya ntawe akagenda bigize
nabanje kumuganiriza kuri phone ngize amahirwe araje James ari mu cyumba ndashaka kugera muri salon gahita setting kamera va uyu ntago ndagusiga hanze wowe ndashaka kuza ndamuhamagara oya ntidushaka twinjira ndaza kureba se araza ndiye ndashaka kuza gukora utuntu tumurakaza ku buryo nyuma nabona ko kandi ubucuti banjye bisanzwe ari bwiseke ndashaka kubanza kumuhahamura nkamutera umutima mubi akabanza akagiramo ubwoba gake ariko ntabwo ndi bukabye guys ntabwo ndi bukabye ntabwo ndi burengere hari abantu bahita muri comment bamerera nabi dore muri iyi minsi bamerera nabi shango ndakorora ese bani gukorora ni ibintu byizana gukorora ni ibintu byizana nta muntu wirwaza nuko hari ikintu ushaka kubabwira nawe ngubwire ngewe ndi tayari ahubwo reka twinjire tujyane suhuza ubundi se wowe urafana suhuza abakunzi bacu cyane nanjye nitwa Joel ndi umushuti wa uri kabisa ngewe iyi ngiyi nanjye navuye mu rugo nyiteguye kabisa ahubwo reka twinjire turebe tugiye kwatwika hashya mwebwe mube hafi ya telefone zanyu na ekara zanyu mwe murebe gusa ntimuze kuva muze kureba ibigiye gukurikiraho Tanya turaza guhura bye bye turabakunda sasa igisigaye nizere ko muri kutubona neza ngiye kumuhamagara muri mutegerejeho gatoya muri muganira n'ubugi uvuga saza gusanga uvuga Oui. Ngwino umushyitsi yaje. Sawa. Umuzite se Joy. ndashima Imana Iminsi myinshi. myinshi kabisa tumaze sawa sawa Meze neza. Amen. Hani. Nyine bamwita Joy. No me exagera kubwira gacyangiye. Uyu. Hashize nk'imyaka n'itatu. Hashize imyaka 3 mutandukanye. Oya. Sorry. Urasa n'itatu. Urasa n'itatu. Ni nkine gutyo Yesu tumaze imyaka ingahe tubana? tumaze 2 tubana tukamara amezi angahe dukundana nyine muri make n'uyu natandukanye nawe ntamenyana nawe bamwita Joel yari yifuje kuza kunsura nyine mu muryango wanjye ngo arebe ahantu mba bameze sibyo Joel uyu nawe nyine ni umugabo wanjye my husband bamwita James ewana James njyamwumva cyane njya kumva kumbwira kabisa kabisa njye nadukurikirana kuri YouTube Karibu sana. James paparayeri byose ubwo nyine urisanga muramenyanye mugiye kuganira ntimukomeze gutuza gutyo ahubwo siko twaganiriye udakwakiriza ndumva ashaka amazi ushaka amazi cyane reka muzane amazi wowe muganira ariko Mutuyeje. wanjye no hano Kanombe bushya munsi hari amazi ari munsi gutya mu kajagari Ego ku kibuga. Uwo rashaje se? waya ndashaka ndacyari aho nk'aba bandi turacyari aho twikaraga Muracyari? turacyari aho twikaraga ku mihanda Ubu muri karaga mukageza ryarwo. gusa ndimo bitekereza ndimo ndabipanga muri ya minsi iri imbere ariko nshaka kuzabitunganya
Okay. Ndumva ari sawa cyane courage cyane. Merci kabisa. Ni sawa nta kiba bitwaye. Ni sawa nta kintu. Kanombe nayo ndarazi cyane. Wabaye vuba ariko. Nubwo tukihagera ubyumva ntabwo turaba settled neza ariko neza. Ndakugaragara no. Ni kumbwira na Kanombe. Ari Kanombe hani. Nayo muki. Waso nachimba. Ntacyo. Kutamuma. Tufashe. Naye turetse ngira ngo byakoraniye kwiye. Nta kibazo. Urisanga rero hano ni mu rugo rwanjye. Nta kibazo n'umwana mu kanya aramubona. Mbega niyo nashaka kuza kureba cyane. Kuko yarakoze uje wamenya ngo ni wa wundi. Yes. Numvaga ahubwo kakiri gato cyane. Gako ni inkumi ahubwo ejo bundi uzikanga nagushyingiye. Yes. Ayaho yahari byashoboka. Ni ukuri da uzikanga nagushyingiye. Biracyari. Mbese ko mbona washimye ubusiribateri ungana nkawe udashaka. Gahunda ndayifite ariko yewe kugira ngo ubone umuntu muri iyi minsi ntabwo byoroshye. Si wanyanze ndeba se. Kubera abantu batuziranye tukareba ukuntu tubigira. Izo gahunda. Kabibaza n'iki? Niko utari kuvuga se. Uvuga iki se? Uganira n'umushyitsi. Tuganira iki nawe? Mbese urumva nta kintu waganira nawe? Mbese ubaye icyaka kanya none? Mbese nambaye iki? Reka twiganirire ubwo nyine waranze kumuvugisha umushyitsi. Cuye nyine mu mazi. Amazi ndakomeza nyamwe gake gake ariko Urashaka nkomeze nyaguhe? nta kibazo mu mazi. Oya wayihaye. Ubundi akandi kanya ndaza kongera kuyagura. Nta kibazo pe. Nese ko uri kwimyoza hano? Mbese ubaye iki? Ubu ubaye iki nyine? Ntacyo. Ko numva uri kwimyoza buri kanya. Nawe nguha amazi se? Ntabwo wamenya se kubyo njya kunywa amazi? Webye? Ndabona yirakaje ariko nyine biriya bijya bivaho. Ariko amakuru se y'iminsi kumbona Sinabyibushye. sinzi kabisa ndabona usa na bike. Sinzi neza kabisa. Shire kuno usigaye nsa nawe. Kuri derukana neza ukiri nkiri muto nyiraka. none ndabona ibintu byaracamo. Naciyemo sha. Yawana ejo mufite n'akarori mu rugo sinzi niba mwazahagera. Akahe karori? Akarori mufite mu rugo ndashaka kuzareba niba nabuze abantu bamfasha. Hari umuntu wacu uzakora gutya akamukoza graduation. Wazaboneka se? Iyi naboneka nazabagufasha. Nta kibazo rwose uzahagera. Kandi si byo sinzajya kare nabafasha. Se kuba kurakaye byawe ugenda. Mbese nta bandi bafite bamufasha niwe aje kubwira niwe aje gutumira se cyangwa? Aje kuntumira. Kujya ujya kumufasha. Nase kabiri kanga mubona hano si ubwambere. Ibaze nawe ko ari impamvu nibwo bwa mbere mubonye. Nyine aje kuntumira. Mu buye buryo se? Nabashitsi bose afite kubyo ari bamufasha mu bintu byiwe. Muri graduation. Urumva urimo gutekereza? Ngo abanje ngo next. Sane wabaye X waye ko bazano simbigira intambara nkaba numva bigize intambara. Akantumira nkagenda ukabyemera. Akagutumira se kumufasha. Ahubwo se afite umugore se basi? Kujya kubasura. Afite umugore? Nta mugore afite. Nese si umusore ntabwo azashaka umugore we. Ngo ugiye gufasha X muri graduation. Muyabaye iki? Ngiye mbaye iki?
burya baravuze ngo abagabo barafuha kuko ubu se n'ubiramufuhiye kandi ubu se umuntu ntinyutse kukuzana imbere nkamukwereka abo murambwira n'ijyana n'iniba yacyo nta n'isoni muri garidiyo gusa uvuyanga ugiye kwicazwa aho ngaho uvuyanga gusa ibyo ushatse mugaragaza n'ibyo kwicazwa imbere y'umushyitsi umushyitsi si biki uvuye kwicazwa uvuyanga ugiye kwicazwa aho ngaho gusa uko nawe muzaniye amazi gusa uko nawe muzaniye amazi ukahita wicara aho ngaho aho telefone yanjye yari uvuyanga ugiye kwicara aho ngaho waje no kwicara muri garidiyo ntawe uzajya noneho kwegise nta n'isoni wumva ufite kira amazi mwere bata ni biki mu gupanga hagati yanyu se ngo ni ex nimba ari biki mwese ubushari biki dupanze shyira nahise ngo wimeje isoni mwese ubushari dupanze iyo umuntu abikora se nta ntari basi urimo gushaka kugaragariza iki we nawe sikumva kugaragariza iki imbere yanjye ko ntabwo nzi ko n'ibintu byaba bigira intambara biki ikintu ukoze urashyize cyangwa ni ugupfa gukora ikintu utazi ntuzivamo nese kuba nicaye hano mukozeho se basi reba umwanya uri hagati yanjye nawe nese dukoze iki nese aba ex ubu se ko ex sha uragira ngo ubwo tutemere gusa ko nicyo kibazo cyawe uvuyanga ugiye kwicazwa aho ngaho ngo nese kwicara hano ni ikibazo urumva nta kibazo kirimo urumva nta kibazo kirimo aho ngaho reka bibiri nta n'isoni afite ubu urumva nta kibazo kirimo kuvangaho twicara reka nkubwire basi reka uze kuntonganya nta mushyitsi uhabarira cyane aho ngaho reka uze kuntonganya nta mushyitsi uwo uranyubahishije cyangwa ndakubahishije ariko ndabona uri gushaka kubigira ndabona uri gushaka kubigira ibintu birenze waretse kuntukira imbere y'umushyitsi wavuze ex kwega kuvuga umushyitsi waretse kuntukira imbere y'umushyitsi wavuze ex kwega kuvuga imbere y'umushyitsi ex wanyura oya ntugende ntabwo nkwemerera kugenda ndetse uragenda kubera oya icara none se uri gutuma umushyitsi agenda mureka agenda ubundi se gicanga akora iki basi byaruta ugatinya ukazana ex sinukabana namubonye ukahita uzubira basi byaruta ugasubira kuryama nkuko nora asuye ukamureka umushyitsi tukaganira kuko ubundi ni umushyitsi wanjye ntabwo ari umushyitsi wawe urumva ibintu murambwira imbere ngo nebe iki nimba neza ubu njya wambwiye amagambo make yako igihe ushatse kunyuma cyangwa ushatse kunsuzuguza hagati aho ngaho yicarira tutuza iki mushobora no kunsohokera mu nzu mwese mukanajyana nta n'isoni ntabwo twayivamo mbese si yanjye nawe ngo ex ubu se nta mushyitsi nemerewe gutumira muri uru rugo basi kandi byitwa ngo ni urugo rwanjye kugira n'aba ex ubu ngo aje gutumira mu rugo rwanjye ndetse ataza kuntumira ubu se ex waje kugutumira n'impamvu nawe uvuga ngo ex wanjye nuko afite urugo iyo adafite urugo ntabwo uri kuzagukira ariko umuntu araje aracyari umusiribateri urugo si ibyo muri iki gihe biracyakora ngo yirirwa ngo aracyarindagira niba ngo aracyagira gute akaza kurindagira mu rugo rwanjye ahangaha atangiye no kugutuka nta n'isoni mwese utangiye no mushobora no kunsohokera ahangaha mwese sindamenya ibijyanye hagati aho ngaho ntaho twajya mukagumana mu rugo rwanjye mwese none turabyara ariko abagabo bagwishyishyana rwose ugiye kunukira imbere y'umu ex wawe ndetse nagututse ubu si mbizi no kunuka urumva unyubahishije imbere y'umu ex wawe niba ni mu ex ndetse kwicara hano nicyo kibazo basi ngaruka nicara bunyuma wicara guma aho ngaho nyine reka amaguru ndetse urumva ugaragaje iki imbere yanjye ubu umuntu nibwo bwa mbere mubonye uramuzanye uramunuyeho nyine reka gusa nyine wifuza ko mashaka kugera ku cy'ubundi bwanyu mashaka kugera ku cyi hagati yanyu wowe nawe ndakubaza kumutumira muri graduation se ubigira ibintu birebire nta wundi kumutumira ntabigira birebire umutumira se niwe nshuti ufite yo kuza kugufasha n'abashuti ufite ko nta ukuntu umuntu aba kuri hafi ukamwegera wageze gute andi hafi akuri hafi mu buryo ndetse hano si hafi y'Ikanombe ariko narume koko aho aguhora hafi mbese ubona bivuze neza hani iki kintu ukoze ushaka kukicuza iteka ryose ese nkoze iki gutumira ngo uri hango nkoze iki uri hafi ntabashikigize sinza nakuna ariko si
menya gutundi kutanahora nkoze iki wumva ntacyo ukoze nta kintu ntihagaragara ngo nkoze iki ndetse umushyitsi yaje kudusura ni iki se nkoze ubonye nkoreye gitumye uhita urakaraye ukavuga ayo magambo yose ngiye mbashije kumirwa byo rwose ibintu ntabwo ngiye bikunze wowe mwege gutya niba utabikunze basi ubona bikubangamiye wakisubirira kuryama sibyo ngira gute wakisubirira kuryama ko ariho wari uri n'ubundi akisubirira kuryama nta n'isoni reka mbese niba bitakunyuze nakuhamagaye ngo uze musangane ibitekerezo by'umu birakora cyangwa ubundi cyangwa ushaka kudakarira mu rugo rwanjye none se ceceka aho ngaho udatuma nkora ikosa njye nakubwiye ngo niba unaniwe kwicara ngo wumve ibiganiro cyangwa nawe ibiganiro bicyunzanye kuvanga subira mu buri nibyo biganiro nzanye kuvanga imbere yawe kugira ngo nze numve muvuga ngo nese basi yaje kumva intonganya zawe waramwanze ngo niyo mpamvu yagize gute ibyo nibyo biganiro mpamagara we no byaye kurutuka nandeka nkaguma hara mu cyumba nkaryama kuzana imbere yawe ngaho haguruka mu byubahiro byawe mwagutse mukagenda se mukagura iyo ngiyo kajya gutegura ibyo yaje kudusura reka gume hano rero asura nde arataye vuga ngo yaje gusura ntabwo yaje gusura yaje kunsura ani isoni reka ni sinzi kabisa ngiyewa abo wowe mvuga utekereza ukaza mu rugo rw'umugabo uva nta soni ufite witwe ngo Rex kandi ubu wabona murwanya rega gatuza utangiye urambutse ndihanganye none uje no gutunganya n'uyu mwaba mugasoka gumwe kunesha ko nzi ko nawe mudatuma nanakora ikintu kiranga ubwo se umujinya uri kuzamura unuzamura umujinya nawe ko nzi kagira umujinya mukarwana uragira ngo bigende bite umurwanire muri uru rugo njye urumva njye kagonze mwereka no mbere kuko nabizumfitanga erika mushobora kunsokera mu nzu mwese ariko umbaza iki wowe azanye inkoni none umbaza iki se wawe yewe nze nkukubitire iwawe ugira gute nkukubitire hano ubirebe none ariko ubundi wandetse udese nagukubita nagukubita ngakamena ntabwo bimbye niba hano ari iwawe nakumena ku gahanga wowe ibyo ngibyo uri kuzana uri kuzana ibyo reka mbareke mu rwanda uzo murumva mushaka kurwana n'umugore njyewe uko waba umeze kose ntabwo wankanga wowe uranzira muri ukaza kunkanga gusa iwawe ko waba umeze kose ese hari waretse wanjye cyangwa ukuwe reka nkubwire utongera no kumukoraho maze ndanamujyana ndamujyana uzi ngo nabura bari mujyane ndamujyana nawe munangurira ngo ndamujyana mugende jana no mu ex wawe genda nyine ndamujyana bagutware mu mahoro mu mahoro ntabwo bishoboka nani sonereka mugende nyine mumvira mu rugo nyine turagiye mugende turagiye nani sonereka ubundi se nabizera gute ubundi hagati yanyu aho ngaho nani sinema mufite aho ngaho uraseka se useka ibiki hari ibyonesha ubuswe ntange sindakare nyuma hano ibi ntabwo ari iby'umugore kabisa oya gusa iyi ni planka ni prank bwoko ki guys kandi no muri comment yajya babikubwira ankorera prank sindakare we naye mukorera karakara wari ugiye kurwana nese wumva kuri urwane na Joel ngo bigende bi akwani mukunda kuri ikintu kitari cyiza hano nuko nzi ko mutari mu Rwanda akuri baza ex ese abantu b'abagabo bararwana umuntu ari gukora ikintu kari ngende no kukwemeza buriya reka ngende ari kukwemeza buriya urimo kubona urimo ukagira ngo jewe umva gym nishyura buri munsi ntabwo yipfuza nese gym hoya nari kukwemeza buriya nareba gukura fata kero n'ubushiti wanjye nta nubwo ari mu ex wanjye do singuye umubazi n'ubushiti wanjye usanzwe tumwana twiganye ku ishuri ubuse ntabwo ubwo mu bantu twiganye navuze ibihe byose ntabwo izina Joel waryumshemo ubwo wumvaga ko twiganye tukaba twaranakundanye tukaba twaranageze ntabwo ari byiza ubu nkoreye kabisa ngiye iyi plank yawe noneho si wowe wabyiyemeje wabyiyemeje plank uretse ariko si unkoze iki kintu nzakubabaza uribuka ibintu mwankorewe nzakubabaza ukajya unamuha amazi mukajya munarebana akanagukoraho
data se twamworohereje twashyizemo na metero hagati ubusana niyo twegera ntabwo kuza kwicara ahangaha ndageraga ngo ngutere umutima mubi guys mwakoze kwa mumbare mu museke nukuri twashyizemo umutima mwiza dushyiramo akametero hagati kugira ngo basi abone ko ari n'ibintu bisanzwe ariko umujinya n'ifuhe ese ko cyabagabo umufuha cyane wowe wakoze ibiki cyagiye ariko cyagiye nayo ifite ishingiro Joy yakwihura ntabwo yigeze mubwira nabi cyane yakubwiye nabi ariko aho ngaho niba buri ako njye yarabwiraga ngo kari bushaya ngumva ngo tuze ngo mufate neza byarakurani ngabibaza ibyo bintu yambwiraga we ariko we yakwihoreye unamubwira nabi arakwihorera unanambwira nabi nanjye niyo mbona n'amazi yashikeneye kuyimumenaho iki ni ikintu kibi cyane guys umuntu uzaza na ex wawe Mbega umubyeyi akaruka amagoshye kuvuga ati kano kantu byo murankumye byo nimba ari kumwe murankumye pe ngado ya Felicitas nabyegereje umutima ariko pe sinasi nakora ikintu kitari cyiza kabisa none se uyu mweyo ubuhoye uzi ko umuntu kibiri seriye no kurura zivuna no kuzihagugize n'amahirwe izi prank ahubwo zizadukora uziko uzivuna ugize n'amahirwe yo gusina nazivuna guys rata namwe ari bwanyu ubwawe nawe ubwawe ibi bintu nawe ntabwo wabyihanganira pe none ngo mwakoze kudukurikira reka dusezere basi ariko byarangiye wabyihanganiye sibyo ngaho mukomeze muganire ibya prank byarangiye reka nsezere mwakoze kudukurikira Imana ikomeze ibahe umugisha mukomeze mukore subscribe share na like mushyiraho na comment zanyu turabakunda kandi mukomeze mudushyigikire muri make Imana ibahe umugisha bye